icacumi n'amaturo bizanirije mu bantu benshi, ariko iri jambo ntabwo ari isezerano ahubwo ni itegeko rivuga ngo muzane. Hari abantu benshi bavuga ngo niba hari uwagize icyo abona azane, oya ni muzane. Ariko turabanza icacumi cyatangiye ryari. Icacumi cyatangiriye kuri Aburahamu rero, ariko igihe Melikisedeki ni uvuga ngo Aburahamu akomokaho n'amahanga menshi, n'Abalewi bari mu rukiryi rwa Aburahamu. Icacumi rero nto cyavuyeho, oya, ahubwo hari amategeko y'Imana agaragaza uko gikoreshwa. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Kangusuhuze nshuti ya gusenga everyday, nizere kura amahoro mu bisanzwe muri kumwe nanje Imana yakize Edouard. Ni gusenga buri munsi, gusenga everyday. Imana ibahe umugisha. Ushobora kuba ari ubwa mbere ubonye channel ya gusenga everyday. Channel ya gusenga everyday ni channel nziza cyane, ni channel inyuraho inyigisho inyigisho nziza. Ukeneye kumenya ijambo ry'Imana, ukeneye kumenya Bibiliya, ukeneye kumenya ibintu by'inzozi, wasura channel ya gusenga every. Ni channel itandukanye n'izindi channel, ni channel wasangaho inyigisho utabona handi, kuko tuba tubafitiye abigisha b'inzobere mu bijanye na Bibiliya. Nkuko mubona kuri kamera gusenga every, turi kumwe n'umudokiteri yitwa Dr. Pastor Mpazibirego, arimo atwigisha inyigisho zikomeye cyane zitandukanye. Twakiriye abantu mu Burundi, mu Rwanda, mu biyaga bigari, mwumva ikinyamurenge n'ikirundi n'ikinyarwanda. Tubabwira ngo Imana ibahe umugisha. Abari muri Amerika turabasuhuje, abari muri Europe turabasuhuje, abari muri Australia turabasuhuje, abari muri Amerika turabasuhuje. Tubabwira ngo Imana ibahe umugisha mu inshuti zakadasohoka, kuko mu bitugaragariza ku manwa n'ijoro mubana natwe. Imana ibahe umugisha cyane. Turabashimiye cyane uko mugenda mudushigikira mu buryo no mu bundi, kandi tubasaba ko mugenda mugeza ubu butumwa ku bandi. Imana ibahe umugisha, muzamurimo mwamamaza ubutumwa bwiza. Pasiteri uraho? Murakomeye neza. Imana igumugisha cyane. Urakoze cyane. Twakwakira kuri cyane gusenga everyday, ugatangira usenga Imana. Mana turagushimiye, turaguhimbajwe neza uyu mwanya mwiza. Turi imbere tugiye kuganira ijambo ryawe, dusobanurira abera bose bari hirya no hino mu duce dutandukanye ijambo ryawe ku cacumi n'amaturo, kugira ngo abantu bere gusobanukirwa umurimo wawe. Ndagushimiye kuri aho abatega amatwi bo mu mpande enye z'isi kubyumva, kandi bakabasha gusobanukirwa ibyo akora ibyo ari byo, kugira ngo bizabaheshe umugisha. Nawe Imana biguheshe icubahiro, tuyobore tuneshereze muri byose mu izina rya Yesu, amina. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana ku cacumi uyu munsi wa none. Turasoma muri Maraki igice cya 3:7, twumva uko avuga. Maraki, umuhanuzi Maraki igice cya 3:7, turageza ku murongo wa 9. Haravuga ngo uhereye mu bihe bya basogokuruza banyu muhora muteshuka, mukareka amategeko yanjye ntimuyitondere. Nimungarukire nanje ndabagarukira, ni Uwiteka Nyiringabo avuga. Nyamara murabaza muti tuzagaruka dute? Mbese umuntu yakwima Imana ibyayo? Ariko mwebwe mwarabinyimye. Nyamara murabaza muti twakwimye iki? Mwanyimye imigabane ya 1/10 n'amaturo. Muvumwa wa muvumo, kuko ishanga ryose uko mungana mwanyimye ibyanje. Nimuzane imigabane ya 1/10 ishitse, mubishire mu bubiko inzu yanje ibemo ibyo kurya. Ngaho nimubingeragereshe, ni Uwiteka Nyiringabo avuga. Murebe ko ntazabagomorera imigomorero yo mu ijuru, nkabasukaho umugisha mukabura aho muukwiza. Nzahana indyanyi nzinyibahora, ntizarimbura imyaka yo ku butaka bwanyu, kandi n'umuzabibu wanyu ntuzaragarika imbuto mu murima igihe cyawo kitaragera. ni Uwiteka Nyiringabo avuga. Kandi amahanga yose azabita abanyamahirwe kuko muzaba igihugu kinezeza, niko Uwiteka Nyiringabo
avuga. Icya cumi n'amaturo bizanirije mu bantu benshi, ariko iri jambo ntabwo ari isezerano ahubwo ni itegeko rivuga ngo muzane. Hari abantu benshi bavuga ngo niba hari uwagize icyo abona azane, oya ni muzane, ni itegeko ry'Imana. Muzane icya cumi n'amaturo, inzu y'Uwiteka yuzuremo ibyo kurya. Ijambo ry'Imana avuga ngo ngaho mubingeragereshe murebe umugisha, uko ndabacunshumuraho umugisha uva mu ijuru, mwitegereze murabibona. Muzane icya cumi n'amaturo. Abantu rero bavuga ngo kuko Maraki iri mu isezerano rya kera, ntabwo icya cumi cyemewe mu isezerano risha. Ariko turabanza icya cumi cyatangiye ryari. Usomye Itangiriro ibice 12 umurongo wa 17, Aburahamu yari afite ingabo ze aja gutsinda amahanga, agiye kurwana ahantu hitwa Ikedorowamere. Yarwanye n'abami 5, ararwana arabatsinda arabanesha. Agarutse ageze mu kibaya cy'Ishave ahura na Melikisedeki. Melikisedeki aramuhagarika abwira Aburahamu ati umva, Aburahamu ufite ibintu, ufite ubutunzi, ariko ngiye kuguha umugisha. Aburahamu aravuga ngo numva umugisha ndaguha icya cumi cya byose, ibi nshoreye, ibi mfite. Yari afite abagaragu, yari afite inka, yari afite amatungo y'ubwoko bwose. Aravuga ati Mana numva umugisha. Yavuganaga na Melikisedeki. Melikisedeki yashushanyaga Kristo. Ijambo Melikisedeki mu Baheburayo ndabanza kurisoma. Melikisedeki, Abaheburayo igice cya Abaheburayo igice cyaho cya 7 haravuga hati Melikisedeki uwo yari umwami w'Isalemu. Isalemu ni izina rya Yerusalemu kera itari yitwa Yerusalemu. N'umutambyi w'Imana isumba byose. Wa wundi wasanganiye Aburahamu ubwo yatabarukaga avuye gutsinda abami amuha umugisha. Ni nawe Aburahamu yahaye kimwe mu 10 cya byose. Ubwa mbere izina rye risobanura ngo umwami wo gukiranuka, kandi irya kabiri yitwa umwami w'Isalemu, risobanura ngo umwami w'amahoro. Ntagira se, ntagira nyina, ntagira basekuruza, kandi ntafite itangiriro ry'iminsi cyangwa iherezo ry'ubugingo. Ahubwo ubwo ashushanya n'umwana w'Imana ahora ari umutambyi iteka ryose. Umutambyi iteka ryose ni Yesu. Yagenderaga mu izina rya Melikisedeki ubwo ashushanyaga Kristo. Ahura na Aburahamu kuko Kristo yahozeho, Aburahamu atarabaho. Nizo mpamvu bahuriye mu kibaya. Yesu aramuhagarika ariwe Melikisedeki, aravuga ati nguhaye umugisha. Aburahamu aravuga ati yewe we numva umugisha ndaguha icya cumi cya byose. Icya cumi cyatangiriye kuri Aburahamu rero, ariko igiha Melikisedeki. Nuvuga ngo Aburahamu akomokaho n'amahanga menshi, n'Abalewi bari mu rukiryi rwa Aburahamu. Ubwo rero ya miryango 11 kuko yagombaga gutanga amaturo n'ibitambo bahereza umuryango w'Abalewi, ariko na Aburahamu nawe yatanze ayo maturo ayahereza Yesu wo mu muryango wa Yuda. Bisobanura ngo amaturo Abayuda batanga baha Abalewi yari ayo kwishura, kuko n'Abalewi kuko bakomoka kuri Aburahamu bayahaye Yuda, kuko Yesu Kristo akomoka mu muryango wa Yuda. Ubwo ni ukuvuga ngo icya cumi n'amaturo ntabwo cyavuyeho, kiremewe. Melikisedeki niwe cyatangiriyeho, ariko Abalewi ibice 5, igitabo cy'Abalewi turebe uko byatangwaga. Abalewi ibice 5 umurongo wa 6 haratubwira hati uzanira Uwiteka igitambo, uzanire Uwiteka igitambo cyo gukuraho urubanza. Noneho 7 umurongo waho wa 16 twumva katubwira, haravuga ngo
ariko niba ari igitambo umuntu atambiye guhigura umuhigo cyangwa ari icyo atambishwa n'umutima ukunze kije kiribwa ku munsi agitambiyeho. Ku murongo wa 11 hariya Abalewi 7 haravuga ngo iyi niryo tegeko ry'igitambo cy'uko umuntu ari amahoro. Hano kuri 6 noneho umurongo wa 17 hari igitambo c'ibyaha. Uwiteka abwira Mose ati bwira Arone n'abana be uti iri ni itegeko ry'igitambo gitambirwa ibyaha. Nukuvuga ngo mu isezerano rya kera hari ibitambo by'ubwoko butandukanye. Ibyo bitambo by'ubwoko butandukanye uyu munsi mu isezerano rishari byavuyeho koko, ariko ntabwo icacumi kiri mu byavuyeho. Igitambo cyo kwimenyaho urubanza cyanditswe mu Balewi igice cya 5 umurongo wa 6 cavuyeho. Niba wari ufitanye amakimbirane na mugenzi wawe mwamara mukaba mutegereje kuja kuburanira umutambyi, icyo gihe iyo umwe yimenyeho urubanza akagenda mbere akavuga ati namenye ko ari nge wari mubi, icyo gihe hari icyo bamusaba cyitwa igitambo cyo kwimenyaho urubanza kugira ngo none abashe kubabarirwa. Hari n'igitambo c'ibyaha ku muntu tuvuge wibye cyangwa wishundi akagenda agasaba imbabazi, aravuga ati nubwo wasabye imbabazi ariko kuko wazisabye wakoze icyaha ugomba gutamba igitambo kiva amaraso noneho kugira ngo gisibanganye icyaha wakoze, bacita igitambo c'ibyaha. Icyo gitambo c'ibyaha nacyo cavuyeho. Uyu munsi wa none ntabwo wakora icyaha wibye cyangwa wishe umuntu ngo ukiranuke kubera batanze amafaranga y'icacumi ngo ubwo kiragukuraho icyaha oya. Ahubwo ikigukuraho icyaha nuko wapfukama ugasaba Imana ikakubabarira kuko watuye, ariko amafaranga ava mu mufuka w'abantu ntabwo yasibanganya icyaha wakoze. Ariko mu isezerano rya kera hari igitambo c'ibyaha, ubwo hakaba ituro risimbura igitambo c'ibyaha, na n'uyu munsi iryo turo ntaribaho. Kwishinganisha mu isezerano risha ntabibaho. Nta turo watanga ngo Imana ikubabarira ibyaha, ntaribaho. Kuko Yesu Kristo yitanze rimwe aba igitambo c'iteka. Nta rindi turo ry'igitambo rero watamba kugira ngo ubabarirwe ibyaha oya. Yesu Kristo yitambye rimwe aba igitambo c'iteka, ni igitambo gihagije. Abalewi rero hariya 6 umurongo wa 17 hari igitambo c'ibyaha, ariko noneho hariya muri Yobu igice cya 2 umurongo wa 5 hari n'igitambo citwa igitambo cyo koswa. Ijambo ry'Imana rivuga ngo abana ba Yobu bari abahungu 7 n'abakobwa 3, aho babaga bateraniye mu nzu ya mukuru wabo banywa barya, babaga bahaze. Noneho yo bagatekereza ati abana bahaza ari 10 ntabwo babuze gucumura kuko bavuze n'amagambo menshi, ndabatambira ni igitambo cyo koswa. Bisobanura ngo naketse ko bacumiye ku Uwiteka kuko bari bahaze, kugira ngo Uwiteka atabarimbura ndatanga igitambo cyo koswa c'icaha tudasobanukiwe abana banje baba bakoze bakibagirwa. Ico bacita igitambo cyo koswa. Igitambo cyo kwimenyaho urubanza cavuyeho, igitambo c'ibyaha cavuyeho, igitambo noneho cyo kwimenyaho urubanza cavuyeho, n'ico koswa cavuyeho, n'icibyaha cavuyeho. Noneho mu maturo y'ubwoko 8 havuyeho 3. Hasigaye ituro ry'uko umuntu ari amahoro, hasigaye ituro ry'umuhigo, hasigaye ituro ry'umutima ukunze, hasigaye umuganura, hasigaye noneho n'icacumi n'amaturo. Ariko none ituro ry'ivuga butumwa ryatanzwe mu isezerano risha ritahozeho hano mu Bakorinto ba mbere igice ca 9 umurongo wa 11 kugeza 14. Hari havuga ngo niba twarabibye mw'iby'umubiri ntidukwiye kubasarura, twarabibye mw'iby'umwuka si ngombwa ngo dusarure iby'umubiri. Abavuga butumwa babiba iby'umwuka bakwiriye gusarura iby'umubiri. Mwumvise ubutumwa bwiza, nubanga iryo turo ry'ivuga butumwa riremewe, riri muri Nouveau Testament. Iyo umuntu yabwirije ubutumwa bwiza abantu bakwiriye gutanga ituro ry'ivuga butumwa. Ntabwo ari agahato kuko Paulo yaravuze ngo ntabwo dukoresha ubutware nk'abamwe ngo ariko noneho
kugira ngo tutababera inkomyi cyangwa tukabaremerera, ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo turabikwiye kuko n'abanyamahanga bakoresha inama mukayabaha. Ese twewe niba tuvuga ubutumwa bwiza tukabahindura mukaba ibyaremwe bisha tukabahindura abana b'Imana, ntabwo dukwiye kubasaruramwo ibitunga imibiri yacu? Twabibye iby'umwuka, twari dukwiriye gusarura ibitunga imibiri. Paulo yarabivuze. Ubwo rero ituro ry'ivuga butumwa ni inshingano y'umukristo wese wumvise ubutumwa bwiza kwiye kugira icyo atanga. Ituro ryo muhigo riremewe. Iyo umuntu afite ikibazo cyangwa afite umurimo akora, ashobora guhigira Imana ati Imana uyu murimo ni usoza amahoro nzagushima. Kuko Yakobo yatanze umuhigo hariya mu Itangiriro ibice 28 ku murongo wa 20. Itangiriro 28 ku murongo wa 20 haravuga hati umurongo wa 20 aravuga ngo Yakobo ahiga umuhigo ati Imana nibana nanje ikandindira muri uru rugendo ngenda, ikajimba ibyo kurya n'ibyo kwambara, nkazagaruka kwa data amahoro. Uwiteka azaba Imana yanje, niriwe nshinze nk'inkingi izaba inzu y'Imana, kandi kubyo uzajya umpa byose sinzabura kuguha kimwe mu 10. Ibyo uzaje umpa byose ni ibyo wungutse burya. Ntabwo icacumi ari ikimitungo dufite, ahubwo icacumi ni igihe wakoze umurimo ukunguka. Dukwiriye rero kugena icacumi cy'Uwiteka atari agahato, ahubwo ku bw'itegeko ry'Imana dukwiriye gutanga icacumi. Icacumi rero ntabwo Yesu yagikuye nk'uko ngabitekereza. Matayo 23 Matayo 23 twumva ko hatubwira umurongo wa 23 haravuga hati Matayo 23 umurongo wa 23 aravuga ngo mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya muzabona ishano kuko mutanga kimwe mu 10 cy'isogi na anisi na kumino, mukirengagiza amagambo akomeye mu mategeko ariyo kutabera n'imbabazi no kwizera. Ibyo mwari mukwiriye kubikora, na bya bindi ntimubireke. Mwabarandasi bahumye mwe, mu mirima umubu ariko ingamiya mukayimira bunguri. Hano bisobanura ko ntabwo Yesu yakuye icacumi n'amaturo, ahubwo yavuze ko agaciro cy'icacumi n'amaturo kigaragarira mu gukiranuka. Nizo za mbuto z'umwuka twavugaga. Gukiranuka ni imbuto z'umwuka. Hano Yesu yavuze kutabera, imbabazi no kwizera. Kutabera, imbabazi no kwizera. Kujambo ry'Imana avuga ngo mwari mukwiriye kubikora, ariko na bya bindi ntimubireke. Mwari mukwiriye kubikora, ariko na bya bindi ntimubireke. Hano ijambo ry'Imana riravuga ngo n'imbabazi. Ibyo mwari mukwiriye kubikora, na bya bindi ntimubireke. Mwari mukwiriye kubikora, na bya bindi ntimubireke. Nukuvuga ngo mwari mukwiriye kugira ubutabera n'imbabazi, mukagira kwizera. Ariko rira jambo kwizera basobanuye mu Gifaransa ngo ni fidelite. Mwari mukwiriye kugira imbabazi n'ubutabera na fidelite, nukuvuga ngo nugukiranuka, ariko na bya bindi ntimubireke. Ntabwo Yesu rero yavuye ngo icacumi kirorere, oya. Icacumi ni itegeko ry'Imana, kigomba gutangwa. Umuntu wese w'umukristo agomba kuzirikana icacumi n'amaturo, kuko hari abakene bo gufasha mu itorero bazakoresha ayo maturo. Kandi Yakobo igice cya mbere murongo wa 27 haravuga ngo idini ry'ukuri kandi ritunganye ni iryibuka imfubyi n'abapfakazi. Yakobo igice cya mbere umurongo waho ni uwa 27 haratubwira hati, Yakobo igice cya mbere 27 haravuga hati idini ritunganye kandi ritanduye imbere y'Imana Data wa twese niri nugusura imfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo no kwirinda
kutanduzwa n'iby'isi. Nsubiremo, idini ritunganye kandi ritanduye imbere y'Imana Data wa twese ni ugusura imfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo no kwirinda kutanduzwa n'iby'isi. Amaturo rero ni ingirakamaro cyane kuko itorero rirayifashisha kugira ngo basure imfubyi n'abapfakazi. Amaturo ntabwo yavuyeho, Yesu yaravuze ngo mukwiriye kugira ubutabera n'imbabazi, mukaba fideli, mukagira fidelite, ariko na bya bindi ntimubireke. Icacumi rero cyavuyeho oya, ahubwo hari amategeko y'Imana agaragaza uko gikoreshwa. Kuko twavuze ngo amaturo bwo ku 8 havuyeho 3. Havuyeho igitambo cy'ibyaha, havaho igitambo cyo kwimenyaho urubanza, havanaho n'igitambo cyo koswa. Ariko ituro ry'umuhigo rihoraho, ituro ry'umutima ukunze rihoraho, ituro yuko umuntu ari amahoro rihoraho, ituro umuganura uhoraho, none icacumi gihoraho, hakabaho n'ituro ry'ivuga butumwa. Gutegeka kwa 2:26 atubwira iby'umuganura. Iyo abakristo bahinze mu mirima yabo bakeza imyaka yabo, bagomba kuganirira Uwiteka. Haba mu matungo no mu bihingwa bagomba kugira umuganura bageneye Uwiteka. Nta mukristo ugomba guhinga imyaka ngo yeze atange Imana kuryaho. Acaho bike ari ibigori, agakuraho bike ari ibijumba, agakuraho bike ari ibirayi, agasoromaho bike ari ibishimbo ku mushekwe, akajana mu nzu y'Imana kugira ngo wa murima awuheshe umugisha, kandi n'inzu y'Imana yuzure mu ibyo kurya kugira ngo ryasezerano ry'Imana risohore. Rira jambo ryo muri Maraki muri Bibiliya y'Igifaransa ryumvikana ukundi. Maraki ibice 3, tumva uko atubwira ryumvikana ukundi. Umurongo waho wa 7 aranga uhereye kera ijambo ry'Imana riravuga ngo mwanyimye ibyanje, mwebwe mwarabinyimye. Muri Bibiliya y'Igifaransa ntabwo ari mwarabinyimye, ahubwo ni mwarabinyibye. Vous m'avez volé. You have robbed me. Mu Cyongereza mwaranyibye, ntari mwaranyimye, ahubwo mwaranyibye. Vous m'avez volé la dîme et les offrandes. You have robbed me tithe and offerings. Nukuvuga ngo mwanyibye icacumi n'amaturo. Nukuvuga ngo abantu badatanga icacumi n'amaturo ni abajura. Ntabwo bimana ahubwo bariba. Mu Kinyarwanda niho bakoresheje ngo mwanyimye, ariko mu Gifaransa haravuga ngo mwanyibye mu byanje, kuko ibyo dufite byose ni iby'Uwiteka. Zana umugabane wa 1/10 n'amaturo rero, kuko ibyo ufite byose ari iby'Uwiteka. Imana irashaka ko 1/10 cy'ubutunzi bwagikora mu nzu y'Imana. Ntabwo ari ubutunzi ufite, ahubwo ni 1/10 cy'ibyo wungutse. 1/10 cy'ibyo wungutse ntabwo ari ukugenda ngo ugurishe amasambu yawe, ugurishe amazu yawe, ugurishe inka zawe ngo numara ujane mu nzu y'Uwiteka ngo uhinduke. Oya, ahubwo urakora wakunguka, ugatanga icacumi mu by'Imana yaguhayemo inyungu, inka zaba zabyaye, ukareba ico wungutse ugatanga 1/10. ntari ukuzana ubutunzi bwawe mu nzu bwose mu nzu y'Imana. Oya, ahubwo nukureba 1/10 cy'iby'Imana yakunguye. Niba wacuruje ukunguka urazana. Ntabwo ukora ku gishoro, ahubwo uzana icacumi cyo kubyo wungutse. Abisilamu batanga 1/100, ituro ryabo ryitwa zakati, iryo bita omone, ni 1/100 c'umutungo w'umuntu. Noneho ro batanga ribe mu mwaka kugira ngo kibafashe muri gahunda ya muvema yabo. Ariko itorero rigomba gutanga 1/10, mumve neza, c'ibyo wungutse. Nukuvuga ngo 1/10 c'ibyo wungutse ntabwo ari 1/10 c'imitungo ufite. Oya, nico wungutse. Niba rero inka zawe zabyaye inyana 10, uratanga inyana imwe kuko ni inyungu wabonye.
ariko ntabwo uratanga bwa busho bwawe ngo utange kimwe mu 10 cyabwo, ahubwo uratanga kuco wungutse. Nuvuga ngo inyana zavutse niba ari 10 uratanga mwimwe ni kimwe cy'icumi cy'Uwiteka cagenewe Uwiteka. Nuvuga ngo iyo umuntu adatanga icya 10 yandikwa ku rutonde bw'abajura. Nani nzo birivuga ngo vumave vore, ntabwo ari triche ahubwo ni vore, kuko ari uguterura amafaranga. Kuko ubujura buri mu bwoko butatu, hariho vore, hakaba na tricherie, hakaba na calomniation. Nukuvuga ngo usurpation y'ibintu bitari ibyawe. Nuvuga ngo kwiba biri mu bwoko bwinshi, ariko hano kwiba bavuga ni vore, nibyo bita robbery, ngo nibyo baje baraterura. Ntabwo ari cheating, ntabwo ari tricherie, ntabwo ari slandering, oya ntabwo ari usurpation, ahubwo ni vore, vumave vore. Abantu badatanga icya 10 n'amaturoro bariba. Ntabwo bimye Uwiteka ibye, ahubwo bamwibye ibye. Icya 10 n'amaturoro kirakwiye. Inzira gikoreshwamo ni rero mu gutegeka kwa kabiri, gutegeka kwa kabiri hariya ibice 10 umurongo wa 9 twumva uko havuga. Haravuga ngo nico gituma abarebi batagira umugabane cyangwa gakondo muri bene wabo. Uwiteka niwe gakondo yabo, uko Uwiteka Imana yawe yababwiye. Niko Imana yabwiye abarebi ngo ntimugira gakondo muri bene wanyu. Igihe abana bayo ko uko ari 12 bazagabana, ntimukemere gufata kuri gakondo, kuko bariya ira miryango 11 ibyizakora nibyo bizababera kimwe mu 10 cyabyo, kibabere kimwe mu 10 cyo kuza kuyeba ry'ibonaniro. Ubwo none umwe nk'umuryango umwe mbagize ubwoko bw'abatambye, kandi kuko mutagira gakondo muri bene wanyu muri ico ca 10. Gutegeka kubara none 18 umurongo waho nuwa 20. Twumva uko havuga kubara 18 20. Haravuga hati 20. Twumva uko havuga. Kandi Uwiteka abwira Aroni ati ntimuzagire gakondo mu gihugu c'Abisirayeli. Guteka kwa kabiri 14 bakujyanye n'umunane kugeza bakujyanye n'icenda. Haravuga ngo uko imyaka 3 ishize uzaje ukura kimwe mu 10 c'imyaka yose yejejwe muri uwo mwaka, ubibike iwanyu, maze umurewi kuko adafite umugabane cyangwa gakondo muri mwe, n'umusuhuke n'umunyamahanga n'imfubyi n'umupfakazi bari iwanyu bazaze barye bahage, kugira ngo Uwiteka Imana yawe iguhere umugisha imirimo ukora yose. Icya 10 kimaze gutangwa nk'uko bikwiye, abantu bagisangira nahangaha mu gutegeka kwa kabiri 14 umurongo wa 28 kugeza 29. Haravuga ngo abatambyi, abarewi ni ukuvuga ngo abapasiteri basimbuye abatambyi mu isezerano risha. Abapasiteri ni abatambyi bafite uburenganzira bwo kurya icya 10 n'amaturo, kandi abapasiteri bafite uburenganzira bwo gusangira n'imfubyi n'abapfakazi n'abanyamahanga basengera kuri iryo torero. Ni ukuvuga ngo icyaha umupasiteri yakora nuko yarya icya 10 akibagirwa umupfakazi, akarya icya 10 akibagirwa imfubyi, akarya icya 10 akibagirwa umunyamahanga uriwe usengera aho ngaho. Naho ashoboye kuba umupasiteri agasinya ko atazagabana kuri gakondo ya basekuruza, kuko umuntu uzagabana kuri gakondo ya basekuruza ntabwo akwiriye guhabwa icya 10, ahubwo akoresha imitungo yiwabo akaba volontaire. Umupasiteri ushaka icya 10 arasinya ko atazagabana kuri gakondo ya basekuruza, yamara kaza bakamuha icya 10. Abatakimuhaye bakazacirwa Uwiteka, nta kindi cyamutunga, kandi ari mu nzu y'Imana. Kandi Imana iravuga ngo inzu yanjye yuzuremo ibyo kurya. Ibyo kurya rero ntabwo ari bizazamuka ngo bije mu ijuru, ahubwo ni bizaribwa n'abatambyi. Abo batambyi rero niba abapasiteri, niba barasinye ko batazagabana kuri gakondo yiwabo, bazashikira ico ca 10 basangire n'umupfakazi, basangire n'imfubyi, basangire n'umunyamahanga uhateranira, maze Imana icuncumure umugisha mu byo bakora byose, kandi ihire imirimo yabo.
uko niko icacumi n'amaturo gikwiriye gukoreshwa. Ntabwo icacumi cyavuyeho rero, ariko ituro ry'ivugabutumwa ryaje kongerwamo kubera abavugabutumwa haba harimo abashitsi, hari abanyamahanga baturuka kure, abo bose ntibagira n'agakondo muri ico gihugu, kandi noneho ntabwo bafite inshingano yo guhagarara itorero. Abiyo babwirije ubutumwa bwiza bugafasha itorero bwubaka, nabo basangira ku ituro ry'ivugabutumwa, ntabwo bahabwa ku cacumi, bahabwa ku ituro ry'ivugabutumwa. Nukuvuga ngo Abalewi bahabwe icacumi n'amaturo kuko batagira agakondo muri bene wabo. Abapasiteri rero nabo batagira agakondo muri bene wabo, nabo nibahabwe icacumi bakirye, bahabwe n'amaturo, ndetse n'abavuze ubutumwa batungwe n'ubwo butumwa. Ariko umuntu utarasinya ko atazagabana kuri gakondo, nabitekerezeho kugira ngo ejo Imana itazamubaza ngo ko ari icacumi kandi utarasinye ukongera ukagabana no kuri gakondo. Ico gihe rero ugomba kwigengesera ugatekereza, gabana shikira icacumi n'amaturo, ariko nawe wandike kutazagabana kuri gakondo. Umunyamahanga utagira gakondo akwiriye kurya ku cacumi, umupfakazi arabibereye, imfubyi irabibereye, na wa mupasiteri nawe wasinye ko atazagabana kuri gakondo arabibereye. Bashaka bakamugurira n'imodoka, bashaka bakamubakira n'inzu, ariko ntagabane kuri gakondo kandi ntakore indi business ngo acuruze. Abakozi b'Imana bitwa abavuga butumwa, abapasiteri bacuruza, niba bakeneye gukora umurimo w'Imana kubw'umuhamagaro bakorera umuhamagaro, ariko ntabwo bakwandikirwa icacumi. Koro yatanze urugero bigaragara ko mu isezerano risha icacumi kigomba gutangwa. Gusa icyo Yesu yasobanuye, yavuze ko abantu bishingikiriza icacumi bakirengagiza itegeko ry'ingenzi, imbabazi, ubutabera no gukiranuka. Nizo za mbuto z'umwuka. Rero Yesu yagaragaje ko igitambo gishimwa ari umutima w'umuntu, ariko ntabwo yavuze ngo kubera umutima w'umuntu ari igitambo gishimwa ngo abantu bakureye icacumi n'amaturo. Ya icacumi kigomba kugumaho. Umupasiteri udacuruza akakirya, umupasiteri udafite umugore ucuruza akakirya, umupasiteri wasigiye ko atazagabana kuri gakondo yiwabo akakirya, kugira ngo itorero ry'Imana rikomere. Muzane icacumi n'amaturo kugira ngo inzu y'Imana yuzuyemo ibyo kurya, kuko niba abapasiteri bararaye ko batazagabana kuri gakondo, ntibacuruze kandi bakabera umukumbi, bagomba gutungwa na wa mukumbi byanze bikunze. Ni itegeko ry'Imana rero, ntabwo ari uguhendahenda. Muzane imigabane ya kimwe mu icumi n'amaturo mu nzu y'Uwiteka kugira ngo inzu y'Imana yuzuremo ibyo kurya. Abera rero batwumva b'Imana, icacumi ntaho cavuyeho. Abantu babigiyeho impaka ngo ntabwo icacumi congera kwemerwa, ariko ntabwo Yesu yagikuyeho, ahubwo nuko yavuze ku mutima ari ingenzi kurusha icacumi. Ariko abera bakwiye kuzana icacumi n'amaturo mu nzu y'Imana kugira ngo abayobozi b'itorero batunganirizwe, babone ico kurya, babone n'ico gutunga ubuzima bwabo imuhira aho batuye. Nukuvuga ngo kuko baba ku rusengero, pastor aba ku rusengero, akaba mu nzu y'urusengero, agomba gutungwa n'urusengero. Pawulo yaravuze ngo abakora ku gicaniro bagabana ibyo ku gicaniro. Iri jambo ryanditswe muri Abakorinto ba mbere ibice 9 umurongo waho wa 11 aravuga ngo, Abakorinto ba mbere 9 umurongo wa 11 aravuga ngo, Abakorinto ba mbere 9 umurongo waho wa 11 aratubwira hati, mbese ubwo twababivyemo iby'umwuka ntibikwiriye ko tubasarura n'ibyo gutunga umubiri? Abandi ko bafite ubwo butware kuri mwe, nkanswe twebwe n'ubango abapagani iyo bisabye murabitanga, ariko ntituragakoresha ubwo butware, ahubwo twihanganira byose kugira ngo tutabera inkomyi ubutumwa bwiza bwa Kristo. Ntimuzi yuko akora imirimo yo mu rusengero batungwa n'iby'urusengero, kandi abakora imirimo y'igicaniro bakagabana iby'igicaniro? N'umwami wacu niko yategetse ngo abavuga butumwa bwiza
batungwa n'ubutumwa bwiza. Ntabwo ari igiciro, ariko umuntu wahamagawe n'Imana agomba gukorera Imana. Pawulo yaravuze ngo dufite uburenganzira bwo kucaka n'ubwo butware twarabuhawe, ariko kugira ngo tutabera inkomyi ubutumwa bwiza. N'Abatesaloniki nabo birahari, igice cya kabiri igice cya 3 umurongo wa 7 kugeza ku murongo wa 10 aravuga hati 17 kugeza ku murongo wa 10 aravuga ngo ubwanyu muzi ko mukwiriye kutwigana kuko tuticaga gahunda muri mwe cyangwa ngo tugire uwo turya iby'ubusa, ahubwo twagiraga umuhati w'imiruho dukora ku manywa na nijoro kugira ngo tutagira umuntu muri mwe turemerera. Icyakora si uko tudafite ubwo butware, ahubwo ni ukugira ngo tubihereho icyitegererezo ngo mugere ikirenge mu cyacu, kuko iki ari cyo twabategetse tukiri kumwe namwe, ngo umuntu wese wanga gukora ntakarye. Umuntu wese wanga gukora ntakarye bisobanura ngo abavuga ubutumwa bafite ubutware kubumva ubwo butumwa, n'abashumba bafite ubutware kubumva ubutumwa, ariko kugira ngo abumva ubutumwa batagira ngo ni ukubaremerera, abavuga ubutumwa bihanganira byose kugira ngo abumva ubutumwa bibwirize bakurikije itegeko ry'Imana. Muzane imigabane ya 1/10 mu nzu y'Uwiteka n'amaturo, kugira ngo inzu y'Imana yuzuremo ibyo kurya. Imana yacu bakomeze. Amaturo yasigaye rero naya ngaya ngiye kuyasita. Ituro rya mbere ni ituro ry'uko umuntu ari amahoro. Ituro rya kabiri ni ituro ry'umutima ukunze. Ituro rya gatatu ni umuhigo. Ituro rya kane ni umuganura. Irya gatanu ni icacumi. Irya gatandatu ni ivugabutumwa. Ariko ituro ryo kwibejyaho urubanza ryavuyeho. Ituro ry'ibyaha ryavuyeho. Ituro noneho ryo koswa risimbura igitambo cyo koswa byavuyeho. Nta wakora icyanwa atanga amafaranga babarirwe. Oya, nuwiketseho icyaha ntabwo amafaranga yakuraho urubanza, ahubwo umutima wihana ni ukura umuntu mu rubanza. Imana yacu idusange. Icyo turamenya cya mbere nuko icacumi kitavuyeho, icya kabiri nuko ari itegeko ry'Imana, icya gatatu nuko akora imirimo yo mu rusengero batungwa n'iby'urusengero kubera badakora indi mirimo, icya kane nuko ari cyo gikoreshwa gufasha imfubye n'abapfakazi, icya gatanu amaturo agafasha ku bakene, icya gatandatu noneho kuko abana b'abalewi badakora nabo bakabaho. Noneho imiryango 11 igatunga umuryango wa Lewi, nkuko n'itoro ry'Imana ry'uyu munsi ritunga abashumba basengewe guhabwa inshingano yo kuborora itorero n'umukumbi w'Imana. Imana yacu dusange kugira ngo twubahirize amabwiriza y'icacumi. Nticavuyeho ariko kigendera mu mategeko yacu. Nizo mpamvu icacumi ko gifite amategeko yacu dukwiriye kugitanga kugira ngo duhabwe umugisha. Bye kuba nko muri Hagayi aravuga ngo kubera kudatanga icacumi hari biba ku bantu. Umuhanuzi Hagayi yabivuzeho. Kubera kudatanga mu nzu y'Uwiteka, hano aravuga ngo umurongo waho wa 6, Hagayi igice cya mbere umurongo waho wa 6 aravuga ngo mwabibye byinshi ariko musarura bike, murarya ariko ntimuhaga, muranywa ariko ntimushira inyota, murambara ariko ntimushira imbeho, kandi n'ukorera ibihembo abibika mu ruhago rutobotse. Uwiteka Nyiringabo aravuga ati nimwibuke ibyo mukora, muzane icacumi n'amaturo, muzane imitungo mu nzu y'Uwiteka kugira ngo inzu yanyu yuzuremo ibyo kurya. Kubera abantu benshi bimanye icacumi, kubera abantu benshi bimana amaturo, ijambo ry'Imana riravuga ngo bararya ntibahaga, baranywa ntibashira inyota, barabika mu mifuka bikangaho bashize mu ruhago rutobotse. Ubwo nuvuga ngo bigaragara ko umugisha w'Uwiteka utazabacunshumukaho nk'uko isezerano riri. Ariko abazatanga icacumi n'amaturo, ijambo ry'Imana rivuga ngo murebe uko ntarabagomoreraho imigomororo yo mu ijuru mukaburaho muyikwiza, nzahana n'indyanyi zari zigiye konona imyaka yanyu, kuko mwemeye mukumvira mugatanga icacumi n'amaturo, n'inzu yanje ikaba yuzuyemo ibyo kurya. Imana yacu isange abera b'Imana bumva aya magambo.
batekerezeho kandi bayazirikane, adukomeze, adukosore, ibyo dukora byose mu nzu y'Imana tubikore dukorera Imana tumaramaje. Imana yacu dusange n'abatwumva mu izina rya Yesu, amena. Mana turagushimiye, turaguhimbaje, ugize neza. Uyu mwanya mwiza turangije kwiga ijambo ryawe ry'icumi n'amaturo, ni itegeko ry'Uwiteka, ntabwo ari ugusaba ahubwo ni itegeko. Warenze ku itegeko rero abaye umugome, kandi kwica itegeko nibwo bugome, kuko umuntu wese ukora icyaha abagomye, kandi icyaha nibwo bugome. Bisobanura ngo kwica itegeko, abantu rero badatanga icumi n'amaturo mu nzu y'Uwiteka bagiye kwigira abagome. Ariko Mana ubabarira abataragitanze uyu munsi wa none, kugira ngo bagitange, wubahirize amasezerano yawe n'itegeko ryawe, kandi inzu yawe yuzuremo ibyo kurya, kugira ngo abakozi watoranije babashe kugaburirwa no gukora umurimo wawe neza. N'imiryango yawe kuko badacuruza, bakaba batazagabana kuri gakondo, ubagirire neza Mwami, kugira ngo abakristo bagire umutima mwiza wo gutanga icumi n'amaturo, kuko ari isezerano ryawe, akaba ari itegeko ryawe. Kandi n'abarewi n'abari bo batambyi b'uyu munsi n'abapasiteri babona ibyo kurya mu nzu y'Imana, kuko ntabwo amaturo aje ahandi, ahubwo akoreshwa mu nzu y'Imana. Kandi abahagarariye imirimo y'igicaniro bagabana ku by'igicaniro. Ufasha abera bayobora umukumbi wawe, kandi uhabera kubumvira, kuko ari bo babera imitima yabo nk'abazayibazwa bayirinda, mu izina rya Yesu Kristo, amina. Pasiteri Mpazi Birego, nimero ya WhatsApp 078 669 666 078 669 666 murakoze. Imana iduhana umugisha mu izina rya Yesu, amina. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.